ngiye koza imbwa rero, ikintu cya mbere nkora noza inzu yayo. Mfata amazi asanzwe ngashyiramo umuti bita kirorine. Impamvu nshyiramo umuti bita kirorine rero, ni umuti wica udusimba. Mwogesha mu nzu yayo, nshyiramo n'akawumo gakeya ngakuba inzu yayo. Iyo ndimo nkuba inzu yayo rero nibwira yuko mbanisha udusimba ntareba ariko tuba turimo, nkayikuba neza nkayoza nkakoropa inzu yayo neza. Aha rero ni mu nzu yayo, icyo nkora nyine ni ukumenamo amazi bisanzwe, n'umweyo usanzwe bakubamo. Ikindi imbwa ugomba kuyishyira kure, kuko iyo urimo woza inzu yayo ibishaka kuzamo, nuko urayifungirana ukayishyira ahantu kure itaza kuza kukwinjirirana, kuko irabikubuza nyine ibishaka kwinjiramo ikiryamira. Donc ngakuba mu mpande zose, sinzi niba mubibona harimo ubwoya. Ubwo rero iyo menamo amazi making ashaka ko ubwoya bwose mbumaramo, cyangwa nkamenamo amazi niba bunasigaramo, haba hari udusimba turimo, yenda udusimba dushobora kurya imbwa nyine tukayigira nabi, nkabikuramo nkabimaramo. Sawa, ni umweyo usanzwe ngakoreshamo ya mazi yanjye. Abantu benshi mukunda kumbaza ngo inzu yayo n'indi yose ndayiyongereza, kuko ari igihe bisaba umuntu akabikora nabi uko utabishaka cyangwa akakubeshya ko yabikoze. Ni byiza rero ndabyikorera. Iyo maze koza inzu yayo rero ndayifunga, namara kuyifunga koza imbwa. Mpamvu gifunga nyine kugira ngo itazamo hatarura. Iyi rero yitwa vanilla, ngiye kuyoza. Nyogesha amazi asanzwe, nkabanza isabune ya gifura iyi dusanzwe dukoresha, namara kuyoza neza nkayunyuguza, namara kunyuguza ngashyiraho shampoo. Iyi shampoo yayo nayo yica udusimba dushobora kuba turi mu bwoya. Sibyo vanilla? Urabona ko nayiziritse, ni ukugira ngo nshobore kuyoza ahantu hose. Ariko iyo ari imbwa nyine igira, iyi ngiyi ni nini, iranduta, ikunda no kwirukanka kugira ngo dukine, rero ndayizirika kugira ngo imfashe kuyoza vuba. Mwibuke yuko nogeje inzu yayo ubu irimo iruma, urongeye gukurikiraho vanilla. Ubundi yoza nyine hari izuba, sibyo vanilla? Kugira ngo yume imere neza. Ndoza umubiri wayo, hanyuma nze kureba no mu matwi yayo. Reka turebe vanilla, reka ndebe, reba n'amatwi yayo arasa nabi. Ngafata n'agatambaro gasa neza cyangwa isogisi risa neza nkayihanagura mu matwi. Uyihanagura witonze, sibyo? Kuko amatwi yawe nyine ari sensible ni nka yacu, sibyo? Ikindi wirinda gushyira imbwa mu nzu itose. Kubera iki se? Wese wakwiyorosa ikiringiti cyangwa ishuka itose? Waryama kuri matera ikonje? Oya, imbwa rero siko igomba kumera. Imbwa yanjye rero cyangwa imbwa zanjye nkunda kuzoza rimwe mu kwezi, sibyo? Iyo ari mu gihe cy'imvura. Noneho haba ari mu gihe cy'izuba, kuko zigaragura cyane bitewe n'ukuntu nyibona isa cyangwa ukuntu irimo yishima, nkayoza 2 mu kwezi. Sibyo bane? Yewe tugiye kuyoza rero. Nkuko nabikubwiye rero, niba ndifasha telefone, niba ubibona neza simbizi. Amazi ni meza nasanzwe, nkayishyiraho amazi nkasa nk'uyitosa, nangiza ngasiga isabune bisanzwe. Urabona ko ituje. Iyo imaze gukura ibibizi kuyoza, ibiri gukunda. Iyo ari gato nibwo kagutesa nyine kakiruka, kuko ari akabebe nyine. Sibyo vani? Sasa imbwa yanjye imaze kuyoza, reba amatwi yayo ukuntu asa nabi. Ukora hafi nyine aho ubona, cyane cyane ugakuramo imyanda witonze. Ikindi mbabwira gutya niko mbikora. Ariko ufite imbwa nawe hari ukundi kuntu abikora, mwazatwereka ukuntu mubikora. Mu gihe rero nza koza guhanagura mu matwi ndaba mbiretse, ngiye kuyisiga ya shampoo nababwiye. Yitwa Combat, ariko hari ubwoko butandukanye bwa shampoo. Impamvu shampoo rero, mwibuke yuko nabanjeho isabune isanzwe ngashyiraho amazi bikavamo. Isabune rero ntabwo ikuramo udusimba, ariko iyi shampoo yagenewe gukuramo udusimba. Karahumura kameze neza. Making ashobora rero ko gishyirira mu bwoya ahantu hose, ngategereza iminota 5, sibyo? Shampoo igakora. Iratose, shampoo iraza gukoramo ijyemo nyine. Niba ari n'udusimba duhita tuzamuka, iyo ugiye kuyinyuguza uhita utubona nyine
utubaragasa dutoya twa tundi dutuma ihagarara ikishima tuvamo. Vanira nayo irabikunda koga, yashyizwe igorora ibizi ko ari ukuyigirira neza. Gashizemo sibyo, ndasiga ahantu hose. Ubusimba rero ushobora kwibwira, egeza hano kamera, ushobora kubona utabubona ariko buba bugaragara bwagiye mu bwoya, tuba tumeze nk'udusimba nk'ubu. Iyo ushyizemo shampo dutangira kugendagenda. Ikindi rero nimara iminota 5 nishira, ndaza kwihanaguza, ndaza kuyunyuguza nyireke yume. Mfite n'ikiroso ndaza kukibereka. Icyo kiroso rero ikintu nkora ni ugusokoza. Bimara iki rero kwisokoza ubwoya? Ni ukuvuga ngo ugira gutya, ubwoya buryamye, ubwipfunditse, ubushaje, byose bikavamo, imbwa igasigara imeze neza, sibyo? Reka tuyisige shampo rero neza. Imbwa yacu tumaze kuyoza. Ikintu rero tuyikorera, uyimaraho ewana amazi, ukoresha amazi menshi kugira ngo uyimaremo isabune, sibyo? Kuko isabune isigayeho ntago biba ari byiza, imera titira. Ndabona natangiye koza akazuba kava, none wanze imvura igiye kugwa. Kiroso rero namaze kuyoza, ngiye kuyisokoza. Iyo uyisokoza nyine ujyana mu ntuza y'ubwoya bwayo, ukareba ahantu hose, cyane cyane ahantu ifite ubwoya bwinshi, noneho ugasa nk'uyisokoza uryamisha n'iki. Ikindi ubwoya burapfuka, nibupfuka hari igihe bupfuka nyine kuko harimo havamo ubushaje, sibyo? Kuko natwe dupfuka imisatsi yo dusokoza, ariko noneho iyo bupfuka cyane ikaryama igapfuka n'iki, ugomba kureba noneho ibiryo nyigaburira bimeze gute, bimeze nta kintu kiburamo ku buryo ari byo birimo bitera kwipfuka cyane. Dore rero ndayisokoza hose, urabona ko ituje, ibifite yumva iri muri swing nayo ikanagarama. Mwibuke ko nari nayiziritse, ariko ikindi iyo uri muyoza urangiza ewana utose ahantu hose, ufite n'ubwoya ahantu hose. Rero ngiye kuyizirikura kugira ngo yisanzure, yirukanke, ikine, yumuke neza, nyishyire mu nzu. Sawa Vani? Urumva utameze neza ra? Urumva utaragakumi keza? Urabona ko nayizirikuye, ngaho ryama nkugirire. Iba yicugusa ikuramo y'amazi, ubwo nawe irayagutera nyine n'ubwoya, yangiza igatuza ikamera neza, ikisinziriza. Ngaho ryama sha, ryama ndebe na hano. Gutyo ubu ngubu ntabwo iziritse, murayibona iratuje rwose, imeze neza. Ndimo ndayisokoza, ndayikubira. Iyo urimo uyisokoza rero uyirebera ahantu ifite ibisebese, ahantu yakomeretse, ikintu se cyayijombye ntikivemo, ukayirebera mu nzara. Reka ndabivane, ryama. Nkayirebera mu nzara ko zimeze neza, mu kanwa asama ndebe, asama ndebe wanze. Hari igihe rya nk'ikigufa kikayica cyangwa ikintu, ugasanga nyine irarembye kandi ntumenye ikirembesheje, kugira ngo ubwire veterineri. Ryama, mureke kunyipfusha, ryama sha. Gutya ngaho garama ndebe. Urabona ko igaramye. Nkayirebera na hano hose, nkayisokoza. Reba ukuntu ikiroso cyabaye, uretse Vani. Urabona ukuntu ikiroso cyabaye, kubera ibyoya. Iyo nyirangije rero mbonye nta kibazo ifite, imeze neza, amatwi nayogeje kare, nayahanaguye imeze neza, ndayibwira ngaho iruka kwirembo jya gukina. Mpereza ikiroso cyanjye iragitwaye. Iyi ni inzu yitwa Gucci. Gucci rero ni gato, akazu kako harimo itaka, sinzanu irikura, ifata ibicupa ikajyanamo ibipapuro, ibigufa, ewana, ku buryo hari igihe usangamo inshishi. Karacyari gato, wasanga nigakura kazabireka, ariko nayo ndayogeje. Wibuke ko nyogesha ya Caroline, ngakubura no munsi y'inzu yayo, ibi byose nibivuye mu nzu yayo, ibaze. Ngiyi rero nakabwana ko ntago kumva impamvu nkaziritse, karimo kararwana kavaho, katinya n'amazi. Ngiye kukoza na code processes imwe, isabune
n'amazi asanzwe nkayunyuguza ngashyiraho shampoo. Ikindi ko urabona nta bwoya bwinshi gafite, karagira ibyoya ku buryo ahantu hose ndahakora nkahumva, ari agasimba karimo ari umwanda nawumva, si kimwe nk'iyo ifite ubwoya bikihishamo. Sibyo Gucci? Gucci the dog. Aha, twagiye ni kimwe byose nyine. Ubu ngubu kuko ishaka kugira nahita ndeba mu kanwa, reka turebe mu kanwa. Turebe mu kanwa. Aha, ese ntago yabyemera, ariko nk'uyu nguyu ndabona hatukura. Sinzi ikintu yariye, wasanga ari nk'urucupa yariye rukayikomeretsa. Ndabireba ntafite telefone ndebe neza uko bimeze. Abantu rero bashobora kwibaza ati se ntiyakurya, imbwa iba ari yawe, sibyo? Inakuriye yenda byaba ari accident ikagukomeretsa, ariko ubundi ntago yakurya cyetse ifite ikindi kibazo. Sibyo Gucci? Agatokira gafata kagahekenya, ariko nta gihekenya ngo igezeyo, cyetse ushikuze gutya nibwo yakurya. Sibyo Gucci? Iyi yitwa Spike. Wibuke yuko yari Barada Vibes. Muri Vibes rero nzajya mbabwira ibintu bitandukanye nkunda. Spike rero ni umwamikazi wo kwiyanduza. Ibifite ibishokoro, ibifite isa naho ahantu hose, niyo yiruka nka inyoni nk'ubirancitse. Spike ikanumva igakunda amazi cyane. Ubu rero ikintu ngiye kuyikorera yo ni ukubera iki? Ngiye kuyogosha. Kuyogosha iki se? Urumva ifite ubwoya bwinshi, ariko usanga harimo ibishokoro byarafatanye. Biri hehe? Reba nk'iki kintu. Nk'iki. Rero kwa kundi uyisokoza hari igihe bitavamo. Rwose bikanga kuvamo neza. Ikintu nyikorera rero mfata imakasi, ngafata ubwoya na cya kintu kimeze nk'igipfundo nkabikata. Irabikunda bya hatari, urabona ko yaryamye yatuje, nkayirebera mu matwi. Sirito play, reba amatwi yawe kunasa. Wagira ngo ni ikoraniro ry'imyanda. Ubu wakwemera ko maze ukwezi kumwe gusa nyogeje, ariko yuzuyemo ubukuru gutwa. Ikindi mukoza amatwi yawe ntago ujya kure, sibyo? Ntago ujya kure ngo winjiremo ahantu kure bimwe baganga batubuza natwe. Oya, dore hano hose huje ibishokoro, ubwoya bwayo bwose buruzuranye. Rero mu kanya ndabikata ni makasi isanzwe. Spike gwino. Urana ko inabizi. Iyi ngiyi nagakecuru karashaje, kamaze imyaka myinshi. Ndafata imakasi rero ngende nyikatira imere neza nayo negeje inzu yayo ni iki. Kwibaza rero ngo mfite imbwa zingahe, ibyo ngibyo ntago twabijyamo cyane. Hanyuma nimukundi utu video nzabereka n'imirire yazo. Reba nk'iki kintu, iki kintu ni nako ni ubwoya buvanze n'ibishokoro byabifashe, kubera yinjira mu bishokoro, yinjira mu byatsi, birafatanye. Rero iyo ibi bintu utabikuyeho vuba biragenda bikipfundika bikaba igipfundo, ku buryo imbaragasa ibirondwe byoroshye kujyamo kikabyibuha. Ibyiza rero ni ugufata ugafata ukabikata. Mu gukata rero ufata ipfundo ririmo imyanda nyine, ririmo ibishokoro, ririmo ibyo bintu, ukitonda, wangiza ukagikata. Mu kugikata uritonda, ntufate umubiri kuko urumva wayibabaza ukayica igisebe. Sibyo? Reba nk'iki kintu kirakomeye, dore kivuye ariko n'ubundi kiracyariho. Noneho kugira ngo rero utayikata wegereje umubiri, uritonda. Iyo kimaze kuvamo, reba nk'ubasigamo ibindi bishokoro, n'ubundi nkongera ngakata. Spike witonde, hari igihe ibona inyoni ikiruka, ugakata kikavaho. Iyo gasigaye ari gatoya, cya kiroso cyacu kuza kuyikoresha bivaho. Ibi rero bikunze kuba ku mbwa zifite ibyoya byinshi, ugasanga uravuga ngo urayoza kandi imbaragasa zarayimaze. None uyu utayoza rero imbaragasa zikaba nyinshi, biragenda bikajya ku mubiri, bikayirya, ugasanga umubiri wayo wazanye ibisebe. Hamwe na hamwe ubwoya bwashizeho, hariho ibintu bitukura nyine kubera iki imbaragasa zarayisabye. Iyi mbwa rero imaze kugira imbaragasa nyinshi, zarayiriye, kurya birayinanira. Hari imbwa muzajya mwumva zirara zijwigira nk'aho ari uduhinja, burya ntago ibikungura, nta kindi kibazo bifite, ahubwo iba yarishwe n'umwanda. Ibirimo itabaza nyirabuja cyangwa sebuja, kenshi uzareba inarira ari uko nyirabuja atashye, ikamubwira iti ndarwaye, ndababara, bimeze gutya. Sibyo? Mujye muyifasha n'ukuri. Hanze aha rero hari n'abantu boza imbwa babigize umwuga, bakazitaho, ariko ubishyura amafaranga. Niba rero hari umuntu ukunda imbwa, sibyo? Niba ukunda imbwa umenye no kuyitaho. Niba ubona igufitiye akamaro, ikurindira urugo, yifate neza, sibyo?
uyifata nk'ikintu kiri aho ngaho, kuko iyo uyibuze wabonye ko nabwo ubona ko hari akamaro yari igufitiye. Ikindi kintu, hari abantu bavuga se ibyo bintu by'iki byo gukunda ibisimba mukabigaburira mukabyitaho, buri muntu agira ikintu akunda. Hari abakunda akabyeri, hari abakunda itabi, hari abakunda abagore, hari abakunda abagabo, sibyo? Hari abakunda ibintu bitandukanye. Buri muntu rero mujye mumurekera uburenganzira bwe. Ku bantu rero mwibaza muti ya shampoo imara iki? Reba nk'iki kintu, igereza hano urebe, reba nk'iki kintu si ikirondwe, ubu se wari kukibona? Ariko iyo ushyizemo agashampo agashira akanya byose birazamuka. Nibyo rero yari Barada Vibes. Ubutaha tuzareba ku biryo, irya iki, kangahe ku munsi, imbwa irwara ite, ibimenyetso by'imbwa. Abakunda imbwa mubaze ibibazo, aba ari byo nzaheraho nsubiza. Murakoze cyane.